Hello bantu banjye, ibi byose ni ibinyoma, barakubeshye. Ukeneye gusa iby'ibanze kandi hafi ya byose urabifite. Tangira uyu munsi. Abantu benshi bafite inzozi zo gutangira cyangwa zo kugira YouTube channel zabo, ariko ugasanga uyu mushinga wabo urahita upfira mu gitekerezo kuko batekereza ko bakeneye ibikoresho n'ubundi bushobozi batabona, birimo za kamera zihenze, za studio z'ibitangaza, amatara ya gihanga, cyangwa se ubumenyi buhambaye kuri za mudasobwa ndetse na za program cyangwa se software zo gukora amashusho, bira twita editing software, maze bikababera imitego yo kubasubiza inyuma no kubabuza kugera ku nzozi zabo. Reka nkumenere ibanga rikomeye cyane, ibi byose ni ibinyoma, ni baringa. Uruzirikana ko buri mu YouTuber wese wowe usanzwe ukurikira cyangwa se usanzwe wemera yatangiye nawe ahera kuri zero. Ushobora gusanga yaratangiranye gusa agatelefone gasanzwe nk'ako ufite, akanya gato ko mu cyumba cye, ariko n'inzozi ngari cyangwa n'intego za karahabutaka zari mu mutwe we, mbese afite ibintu binini cyane yari yiyemeje kugeraho. Niba uri muri aba bantu, ntizi iminota mikeya kuko iyi video ni yawe. Ngiye kukwereka uko wasimbuka imitego 5 iri imbere yawe ngo ukuze kugira channel yawe ikora neza, ndetse nkwerekeremo n'ibintu bikeya ukeneye ngo nawe utangire YouTube channel yawe nziza. Uzikira gutungura cyane ni uko ibyinshi muri byo usanzwe ubifite, hanyuma utangire nawe umushinga wawe ukure nk'abandi bakurebereho, ariko kurenza ibindi nawe ukorera amafaranga yo ku YouTube channel nk'uko nyine natangiye mbikubwira. Ndabizi ko urangiza iyi video umaze kubona ko igihe nyacyo cyo gutangira YouTube channel yawe ari nonaha, nta gihe ufite cyo gutegereza. Oya ntacyo. Reka ntagutindire rero nkugeze ku mutego wa mbere abantu benshi bagwamo ukabuza gutangira YouTube channel zabo. Umutego wa mbere ni ikibazo ushobora kuba wibaza, cyangwa se ni challenge uhura nayo kubijwe rero bakubwira ngo nkeneye ibikoresho byiza kugira ngo ntangire. Uyu ni umutego wafasha abatari bakeya, maze imishinga yabo ihera mu kabati, abandi ihera mu magambo, mu gihe abashoboye kuwurenga bageze kure. Nibyo koko ukeneye ibikoresho by'ibanze birimo kamera, microphone, bitara bikumurikira gufata video cyangwa se icyo twita lighting. Ukeneye telefone ndetse na editing software, zira program bakoresha bahindura uko bashaka amavideo n'amashusho. Ariko se ni bwoko ki kandi n'ikiguzi kingana iki ukeneye kugira ngo utangire? Aha ntibingora kubikwereka kuko nitanzeho urugero, nubwo ntaragera kure cyane, ariko umaze gukora amavideo atari makeya ndetse n'abasubscribers bagera hafi mu 1000 mu gihe gitoya gusa, maze mfungura YouTube channel yanjye yitwa Marebe y'u Rwanda TV. Nta kindi nkoresha uretse n'ubundi bikoresho nari nsanganwe, birimo computer yanjye ntoya, birimo agatelefone kanjye gaciriritse k'agashinwa, ndetse n'aka microphone k'amafaranga make cyane mpamya ko nawe utabura. Ibi biza byongera ku maporogaramu amwe namwe namaze no kukubwiraho kwanza make muri yo muri video zabanje, arimo nka Canva ndetse na CapCut zishobora kugufasha muri editing ya video yawe ndetse no mu mashusho yawe. Link uraza kwibona muri description, urebe uko ushaka gukoresha nka Canva ugahindura amafoto yawe ukayeditinga uko ushaka. Uraza kwibona muri description y'iki kiganiro. None se urabona izi video zanjye koko ari mbi? Ubuse biba bimeze gute iyo mba ntaratangira? Reka twihuse rero nkugire ku mutego wa kabiri. Ni umutego wa kabiri nawo ujya ubuza abantu kuba batera intambwe ngo bakore YouTube channel zabo babe bazibyaza umusaruro. Ni umutego wo kwibwira ngo umenya gukora video bitwara igihe. Nta kizabona kidatwara igihe. Uyu mutego nawo ntiworohera abatari bakeya kuko bahora bareba ku mvune n'igihe bashyira ku kazi kabo gasanzwe, maze bagacika intege zo gutangira YouTube channel zabo kuko baba bavuga ko batazabona umwanya wo gukora amavideo aho gukurikirana channel zabo bazaba bamaze gufungura. Reka nkubwire ko utinya baringa niba nawe ari kubitekereza. Nibyo koko nk'ibindi bikorwa byose, gukora video nabyo bikeneye umwanya pe ndetse n'umutima wose, ariko byombura bifite. Niba hari ababikoze bigakunda, icyo ni ikimenyetso simusiga ko nawe wabishobora. Erega urubuke ko twese dufite amasaha 28 ku munsi ndetse n'iminsi 7 mu cyumweru. Reka nkumenere ibanga, wari uzi ko ushobora gukoresha tekinike zitandukanye zirimo kwiha intego ya buri munsi cyangwa ya buri cyumweru ukurikije umwanya ubona. Ukajya ufata igikorwa kimwe kimwe kugihe wagiteganyirije, hanyuma ukazagira n'umunsi wo gushyira hamwe ibyo umaze iminsi utegura. Reka nguhe nk'urugero,
ushobora kuvuga uti kuwa mbere ni ugufata amafoto nzashyira muri video yanjye, icyo cyonyine akaba ari cyo ukora, ariko ugafata amafoto ahagije. Ikindi ushobora kuvuga ngo undi munsi cyangwa se andi masaha mfite ndaza gukora script. Mu biganiro dutangira nakubwiye yuko ni byiza mu gihe ugiye gukora video zawe ugomba kubanza kwandika ibyo ugiye kuvuga cyangwa se ibyo ugiye gushyira muri video yawe, kugira ngo wirinde guhuzagurika no kuvuga ibintu biterekeranye. So ushobora kuvuga ngo ngiye gukora script yanjye cyangwa se ngiye kwandika ibitekerezo byanjye nzashyira muri video yanjye. Ubu ushobora no kwandika video zirenze imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu, sinzi zo byaterwa nawe, ariko ukavuga ngo uyu mwanya nguteganyirije gukora script. Hanyuma ukazashaka n'undi munsi uteganyiriza gukora video editing, ugakora editing za video zawe. Ushobora gukora video nanone zirenze imwe ku munsi umwe, donc kuko nicyo gikorwa wabiteganyirije. Hanyuma ikindi ushobora kuvuga uti okay, ngiye gufata umunsi nzajya na uploadinga bya bintu byanjye namaze gutegura, za video zanjye namaze gutunganya, nazo nzishakira umunsi nzajya na uploadinga umunsi runaka. Ndetse n'ibindi bikorwa muri za video editing cyangwa se mu kwita kuri channel zawe, mbese ukagira plan buri munsi woteganyirije iki. Ibi ngibi bizagufasha kutagira stress, ariko no kugira gahunda idahindagurika muri management ya channel yawe, dore ko ari bimwe mu byo YouTube iha agaciro, kugira gahunda idahindagurika yo gushyiraho ibiganiro byawe cyangwa se yo gukora ibikorwa byawe. Umutego wa gatatu rero ngiye kukubwira ni umutego uvuga ngo nta gitekerezo mfite cy'ibyo nzajya nkoraho. Akenshi abashoboye kurenga imitego ibiri maze kukubwira usanga bagwa mu mutego wa gatatu rwose ntibabashe kuhikura, aho usanga barara badasinziriye bibaza ngo nzajya mvuga kuki kuri YouTube channel ugiye gufungura, mbese nzajya nshyiraho iki, mbese nzajya nshyiraho iki, biriya twita niche. Ugasanga ahora yibaza ati se ndabibonye pe, ngiye gufungura channel ndabishoboye, ngenda kibonye, mfashe tekinike zo kujya nkora planning, ariko se nzavuga ku biki. Ugasanga rero ni umutego nawo ujya uzitira abantu benshi cyane, ukabuza kugera ku nzozi zabo. Ndagira ngo nkubwire ko ibi bitekerezo nabyo biracyahari byinshi pe, nawe urabisanganye, kandi rwose ntiwabura ibyo ukoraho ngo ubisangize abagukurikira. Erega ujya kure, hera ku byo ukunda nawe, ku byo ufite ubumenyi cyangwa se wabonaho amakuru yisumbuyeho bikoroheye. Ibi bizagufasha kujya ukoresha umwanya muto mu gihe urimo utegura ibiganiro cyangwa se video zawe. Niba nawe ugihangana no kumenya cyangwa se no gushyira ku murongo ibitekerezo byawe cyangwa nishe yawe, nyandikira kuri WhatsApp kuri namba iri muri description y'iki kiganiro ngufashe cyangwa se nguhe ubuhamya burenzeho uko nanjye byangendekeye. Erega ibi ndi kukubwira nanjye nabibayemo, nanjye byafashije bitari gito, ariko bigeze mfata imbaraga, ni imbaraga ndavuga ngo ngomba gutangira, nza guhitamo nishe yanjye cyangwa se ibitekerezo byanjye ngomba gukoraho, fata icyemezo mfungura YouTube channel. Uyu munsi ndishimira ko ngeze ku bantu hafi 1000, kandi nawe urimo, kandi nkuze no kumushimira ukire ibiganiro byanjye warakoze na subscribe. Reka dukomeze, reka tujye ku mutego wa kane. Umutego wa kane ni uvuga ngo ntibazandeba, ntibazankunda, cyangwa se ngo bakunda ibyo nkora, sinzabishobora. Uyu nawo ni umutego, ariko mu by'ukuri iyo umaze gutangira usigara wiseka, wumva kwibaza ngo ntibazandeba, ntibazakunda ibintu byanjye, sinzabishobora, kandi utaratangira. Hari noneho mu by'ukuri hari noneho n'ababuzwa gufungura YouTube channel no kubera gusa gutinya experience cyangwa se ubunararibonye bukeya bafitemo, batinya ko batazabikora neza, ku buryo bishobora no gutuma abazabakurikira batazakunda amavideo yabo cyangwa se ibiganiro zabo bakoze. Wikwirarira, sibyo? Niyo nama njye nakugira, wikwirarira ngo twizeze ibitangaza cyangwa ngo utekereze ko uzakora ibintu bisa nk'ibyamaze imyaka myinshi babikora. Iryo ryaba ari ikosa, ahubwo ubushake ufite nibwo buzagufasha kudutegurira ibiganiro byiza tuzakunda. Erega YouTube channel nayo ni akazi nk'akandi. Tekereza ubonye akazi ukanga kujya kugatangira, ngo ufite ubwoba ko bazaguseka, kutazagakora nk'abagasanzwemo n'ibindi. Umufaransa niwe wavuze ngo c'est un forgeron de vie,
forugero, kandi arongera ati la petite vieille à manger. Mu yandi magambo urumva nyine n'agafaransa umuntu aba akanazemo. Mu yandi magambo uyu mufaransa yavuze ngo iyo ucura, mu gucura kuriya bacura ibyuma, iyo ucura nibwo uvamo nyine umucuzi wa nyawe. Kandi avuga ngo iyo uri kuryoherwa nyine biza uri mu kurya, sibyo? La petite vieille à manger. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ibiryo biraryoshye cyangwa birabishye utarabirya. Uko ubikora rero kenshi niko uzarushaho kubikora neza. None se wabonye hehe umwana uvuka yuzuye ingobyi? Wowe duhe video ya mbere tuyirebe, sibyo? Tuguhe comment, tugahe ibitameze neza ubikosore, ndetse tunashima ibyo wakoze neza ubikomeze kurushaho, maze ukure kahave. Uko nabikubwiye mu kanya gashize, nanjye rega niko natangiye. Ibyo ngusangiza ni ubuhamya niboneye kandi urugendo rurakomeje. Reka twe gutinda cyane nkugerere ku mutego wa gatanu. Umutego wa gatanu nawo ni ikibazo cyangwa se n'inzitizi igonga abantu benshi, bivuga ngo sinizi ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'amavideo, sinzi gukora amavideo. Wibuka yuko turi mu rugendo, YouTube channel ni urugendo. Umwana abaho mbere y'amezi 9, urabizi abariho ariko ataboninze kuvuga aho abari, ariko abariho. Hanyuma ku munsi wa mbere avuka tukamubona, akagenda akura, umwana akamenya kuvuga, akamenya kugenda, akazageraho amenya gukora ibintu bye, akageraho amenya gukora ibintu bye ndetse akabyigisha n'abandi. YouTube channel rero nayo ntago ari kure cyane y'urwo rugero rwayo. Erega nanjye ukubwira ibi niko nibwiraga. Rero ntabwo waba uri uwa mbere utangiye ikintu gishya ugahera kuri zero. Birumvikana ko video ya mbere urakora itara isamaje rwose, cyangwa se ngo ibe ari impatari nk'uko abo babivuga, ariko nibura irabigiye ku rutonde rw'amavideo ari kuri YouTube, irakubera umusingi wo kugenda ukosora ibyo nawe ubona nyine bidatunganye kuri yo. Bucyo ukora iya gatatu, ukora iya kane, bityo uzagira nyine amavideo ubona nawe ukayishimira ndetse akishimirwa n'abayareba. None se nutayikora urabikosora iki? Wakoze subscribe ku Marebe Rwanda TV, ndagushimiye cyane. Niba warabisoje kandi nawe utarabikora, iki ni cyo gihe cyawe, yikore duhure mu biganiro byacu by'utaha, maze dufatanye urugendo tugana ku mafaranga ya YouTube. Ni Papa Toto uko bisanzwe, ndabakunda, bye bye.